bashaka kwifata nk'ahari ibintu ubwo ariko twatangiye nuko bashaka kwifata nk'ahari ibintu ngo bifite ukuntu bikorwa twese tashaka cyangwa icyo cyitwa creativity yego tukatuka mu buryo kandi uko isi igenda ihinduka ibintu bihinduka amagambo ahinduka abantu bahinduka imikorere ihinduka byose bigahinduka rero niyo mpamvu no mu kuvugira inka hakenewe ko hajyamo akantu k'impinduka ari nako tugiye gushyiramo twebwe yego Oya naga gawanda umugabenga nako yanyecoko yeboneye rebaka batera hade bakore ngofere kore kagaba wogerewe nako yamenga dore inka yanje zirashaka zirangajwe imbere nagaje zasombye amahembe wongerewe bagasha yareye ko zishaka kurumanga wiyirumanza amazi arahari yihinkwi kuko iterera amasangeyo ageze ku musozi wa rwonje iramanuka muri seromoshoni iramanuka iranyerera ibanza agatuza hasi ni nk'iranyereye wangerewe kano yacu enga we gaju daragiye gaje itazizamuka iterera umusozi wa Rwakageye izamukana n'izindi ishinze imbere izamura amahembe y'urwerane wangerewe nokira zirakomeza iraza ndazirongora nzizamura kemera nkonge zicisha ku gishushu ndazijya nazeza no hano kacero daragiza mu gisimenti sini zirangaje imbere zerekeje zimanuka convention ye ego zekatera nyuma ya convention zikubita amaso Kigali Haiti zikwirirwa imishwaro sinaci sinarenga zifunga umutwe zaza n'amashamba waza zirangaje imbere ndazizana zizamura muri etaje ya mbere ya arabe zigeze mu ya kabiri zikubise amaso mwana afuza ati dore ngeye ndamubonye wa mugabo uvuga ibyegeranyo kuri radiyo Rwanda we nuko ze kwamiraho ubu tuvugana umushumba